twarahunze tugeze kuko hashize iminsi baradupakira batujyana muri Tanzania twe mu buhungiro ntabwo twahamaze igihe kinini bahise bongera baradupakira batujyana muri Kongo tugeze ahantu bita Masisi niho yaguye abantu baje bitwaje intwaro twari abantu benshi cyane hafi 11,000 birenga baza bitwaje intwaro baratwica tuvamo turi batatu ndumva twaravuyemo turi batatu nitwe twarokotsemo. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. We ntiyanarenze umutaro base bamwica bahise bamwica yishwe n'icyo gisaza cyitwaga Binyara nkuko nabivugaga niwe wamwishe ari ramwe ngo nubundi ngo hari umwana yari yarabimbwiye ngo nanze ko ntazagukira hanyuma rero ajya gupfa niko yavuze ariko anyingiye cyangwa ngo ca hano ujyane n'uwo mushiki wawe uhunge mushiki wanjye waje kumwica ahantu bita ku rukiko rwa Gakoma ni mu majyepfo hepfiriya twambuka tugiye Burundi rero twaje kujya Burundi rero tugezeyo nabwo ubuhungiro bwabaye bubi cyane nawe urumva ubuhungiro bwari danje. Mbasuze rero mudukurikiye ku Impanuro TV mbayikaze ku biganiro byacu reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero nikaze ku biganiro byacu by'uyu munsi ngire ngo hari uburyo runaka abantu badukurikiramo mu buryo busanzwe rero niba warakoze subscribe wongere kandi nawe utarayikora uyikore mu buryo nk'ubungubu kandi ntugere udatanze igitekerezo cya kugira ngo byose bikomeze kugenda neza ndi Ale Passion Kwizera kandi ikaze ku biganiro byacu aho mudukurikiye hose muri uyu munsi tugiye kugira ikiganiro giteye gutya n'ubuhamya bw'ibyo uyu muvandimwe yaciyemo ngire ngo tugiye kuganira mu buryo burambuye aho uri hose rero dukurikiye ntugende utumvishe icyo ushobora kwigira kuri uyu muntu ndetse n'igitekerezo wamusangiza ndetse n'icyo mwafatanya mu buzima bwa buri munsi mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza rero ibihe byiza kandi cyane hirwe mu byo mukora byose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Felicien reka nkwakire ku Impanuro TV uraho neza cyane neza amakuru y'iminsi amakuru ni meza yego ngire ngo twishime kukwakira ku Impanuro TV iyi ni inshuro ya mbere tugiye kubana nawe nizere ko n'ibindi bihe bizakomeza kugenda neza turi kumwe mu buryo nk'ubu rero ngire ngo navuze ngo ni Felicien ariko ni byiza cyane ko ubwo hari nawe wivugura umuntu mukuru nizere ko nawe warangije gukura tari nk'abandi ngo ntivuga ngo nazanga gukura bimeze bite amazina yawe nayahe tuzaganira tuzira neza. Murakoze cyane nitwa Hatungimana Felicien hanyuma nkuko ubimbajije koko nkomoka mu majyepfo amazina yanjye nitwa Hatungimana Felicien nayitiwe muri Ferina kuko nge ntababyeyi ngira nta nabo nigeze menya hanyuma niswe n'abantu batatu batandukanye handi ndakeka kuko umwe yanyise Hatungimana undi ararivugurura anyita Hatungimana Felicien ni najyo naje kubatizwa muri Gatolike ndanarikomezanya no muri ADPR bariryo bama nsengera muri ADPR rero hano hepfo paroisse ya Batsinda niho nsengera mudugudu wa Giheka. Mu byukuri ngire ngo yenda iyo ni presentation cyangwa se n'uburyo runaka nk'ubwo tubashije kuganiramo nawe kugira ngo muze kumenya tujye kuganira ati ntabwo nigeze menya ababyeyi ngire ngo twihanganisha n'abantu bose batagize amahirwe kumenya ababyeyi babo cyangwa se n'abandi bose babayeho uyu munsi batari kumwe n'ababyeyi babo mukomere ngire ngo Imana ngo nise w'imfubyi harya akaba umugabo w'apfakazi ngire ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo mukomeze kandi mwihangane mu byukuri ati ntabwo nigeze menya ababyeyi banjye ubundi wamenye gute ukomoka i Nyanza kandi utazi ababyeyi bawe? Niho twarerewe kuko twarerewe muri Ferina n'amarangamuntu niho yaje abarurwa kuko mama kera uza amakuru ya mama nyiri kumbyara avuga ko yahoze acuruza akabare hanyuma rero antwite baza ku mama ngo bamubuze hashize iminsi 2 nibwo bantoye mama baramubuze ariko kuko bari bazi agasume yakundaga gukenyera ngo agiye koga ako gasume n'ubu ndagafite nako muri 84 icyo gihe navukiye ndacyakabitse n'ubu ndagafite. Wakabonye gute rukomeza ukabika gute? Kuko muri Ferina bakwerekaga ikintu bagutoyemwo
ngire narakabitse kuko twavutse ubundi turi impanga ndi gatoya. Gakuru wanjye yarapfuye 94 baramwishe. Ubwo rero ako gasumi nakabitse naragahunganye ndagahungukana na nundi cyagafite. Mbo hanyuma rero naje gukizwa. Tarajya ngaho wenda ngire ngo haracyarimo ibintu byinshi cyane ati wavutse muri impanga wari gatoya ako kayasumira cyakabitse nk'ikimenyetso ndetse n'urwibutso ukomeye cyane ku babyeyi bawe. Ntabwo wenda ubashe kumenya nyina ngo bavuka gahanga cyangwa se abavandimwe bawe uyu munsi bandi nabahe mu by'ukuri ndakubajyanye n'abandi bavandimwe wenda cyangwa se abandi muvukana mu muryango gutyo. Wapi uwo narinzi nongo wapfuye 94 yari umukobwa niwe yari kuba mama akaba data wacu akaba masenge akabiki familie yose nawe sinabashije kumuramura yarapfuye mubayo. Nuko rero mu by'ukuri kuri mu kigo cy'imfubyi cyangwa se muri orphelinat nkuko wabivuze ni kigo cyagana hehe ese icyo gihe mu mikurire yawe ubundi wakuze utekereza iki wakuze muri wiyumvagamo iki hari ukuntu umwana akura akavuga ati ngewe nzabiki wowe icyo genzo zawe zarize mu bwana se ubuzima mwari mubaye gutyo umenya ubwenge wisanga muri orphelinat bwari ubuhe buzima? Bwari ubuzima bugoye, ubuzima bwo ku ngoma ya Habyari cyangwa se ubuzima bwo mu kiriya gihe bwa mbere ya 94 bwari bugoye. Wakubitwaga n'umuntu wese wese ukubonye cyangwa se yaba atakwiyumvamo akakuduha uko yishakiye. Noneho no kujya kuvoma twavomaga hano kure kuko twabaga hepfira mu majyepfo n'ubundi ubu hitwa Karubanda ya Butare. Rero twajyaga kuvoma ahantu bita mu Gahenerezo, harimo urugendo rurerure cyane kuva Karubanda ujya mu Gahenerezo. Ubundi Gahenerezo kazwi ntabwo ari kari hepfo ya Ntuza ya Gereza, oya ni hafi ya wenda gakomanuka muri hafi na Ntuza na hafi na Kigoma, hafi na Kinyamakara, niyo yitwaga Gahenerezo kuko warahageraga bakaguhenesha bakakwiba ibintu byose. Niyo mpamvu bahise Gahenerezo. Ntabwo ari Gahenerezo ari iriya. Nanjye n'abantu bavuga ngo niho ryaturutse, akenshi niho ryaturutse. Nyine abantu bavuga ngo Gahenerezo ubundi hariya higeranye na Gereza hitwaga Nyanza ya Butare, niyo Nyanza ya Butare mwumva. None sira Nyanza yo mu Rukari kwa Barudahigwa se ngira ngo niko babyitiraga, ariko ubundi Nyanza ziharare ebyiri kuko ndabikubwira mbizi. Hari Nyanza iri hara hepfo neza yegeranye na Gereza, utereye hejuru ira midugudu yose ni Nyanza. Rero Nyanza bavugaga Nyanza ya Butare komeye nuko bayitiraga Nyanza Butare yose, Nyanza Butare yose nuko habaga ari ibwami. Ibindi Nyanza nyirizina ne hariya niho bavugaga ko ariho hano mu Gahenerezo kagendaga kagera za Ntuza za hafi na Kigoma musa Kinyamakara. Niko byari biri. Niko byari bimeze. Niko byari bimeze. N'abantu bose badukurikiye bari hari yatizere ko ari abantu benshi cyane badukurikiye. Tubasuhuze benshi barahari. Yenda bashobora kuba bakuzi. Harimo nk'abantu se mwabanye muri iyo orphelinat yenda ukibuka mwabanaga icyo gihe hara ku Karubanda. Barahari ari umutipe bita Josue asiga ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari na Ntuza no bitaga Kerere we sinzi igihugu ari mu bungu ariko mperuka yigaga mu kigo cy'ababikira ariko sinzi amarengero ye. Hano benshi nk'abo bitaga ba Diodoni, abo bitaga ba Nkoko, abo bitaga ba Karasira, ni benshi nibuka ariko jenoside yarabaye bamwe tugenda tuburana. Ubuzima wowe mu mikurire yawe ubundi wumvaga ko inzozi zawe ari izi? Hari ukuntu yenda abana ba mu kigo cy'imfubyi ariko yenda bakagira amahirwe kenshi bakabona uko biga, bakabona yenda uko babasha kwitekerezaho bwabo ndetse yenda no kugirwa inama mu buryo nka buriya. Mwebwe ubuzima bwari ubuhenda mbere yuko uza kutubwira uko waje kuhava nuko waje kwisanga mu bundi buzima? Bundi uko umuntu akura agenda yunguka ibitekerezo. Ngewe ndi umwana numvaga nzaba generale. Hari impamvu numvaga nshaka gukomara inkomoroko yo kuri generale. Sinzi mujya mwumva umugabo bita Bikomago w'u Burundi yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo yagiye kubita amakudeta ahantu hishagiye hatandukanye mu Burundi. Bikomago yashizeho buyo yashyiraho Ntaryamira, ashyiraho Domission Ndayizeye, yashyiraho Bagaza, ashyiraho buyo yamushizeho inshuro 3 niba atari 2 ku perezida. Yari umuntu uzi ubwenge cyane rero kuko nigeze no kwigishwa nuza perezida uriya wapfuye Ndadaye yanyigishije isave mu mwaka wa mbere.
mbere yuko ajya kuba perezida perezida Ndadaye Burundi yabaye mwarimu mu Rwanda Isave hariya warahize nawe narahizeho ngaho kukagira mbo hanyuma rero nkumva bamuvuga amateka nkumva ngize ishaka ryo kuba umusirikare ukomeye nkumva jewe sinshaka kuba naba perezida oya nkumva sinshaka kuba naba umusirikare wose oya nkumva ndishakira kuba nka generale umuntu wese ushatse kuzana ibintu byinshi nkumva nahita mukubitaho kudeta nkashyiraho nshaka nibyo numvaga inzozi zanjye mfite noneho maze gukura ngenda ndeba ubuzima tubayemo muri Ruferina numva navuga ati ubu wampa ubushobozi nashinga ikigo cy'imfubyi kandi na n'ubu mba numva izo zindimo nkumva nashinga ikigo cy'imfubyi nkashyiraho itandukanyirizo y'ubuzima twabayemo muri Ruferina nkumva hari byinshi nahindura kuko narebaga ukuntu badukubita narebaga ukuntu batwozaga amazi akonje mu mvura imwe ya butiti watinda kubyuka bakagusanganizamo intuza ibasi yuzuye amazi rero byabaye ubuzima burebure bugoye hanyuma uko bwije uko bukeye ngenda nunguka ibitekerezo by'ubusikare mbivamo bese uko umuntu agenda akura uko ubuzima isi igenda ikaranga umuntu agenda yunguka ibindi bitekerezo byabe ningo buri mwana wese avuka yifuza kuzaba perezida kuzaba gutyo mu buryo runaka nyire ngo wagize amahirwe no gutangira kwiga icyo gihe ubuzima bwawe bwatangiye gutera mbere yuko jenoside iba abantu bamwe bagatatana nkuko mu Rwanda byari bimeze icyo gihe cya 1994 rero mbere ya 1994 dutangira kwiga natinze gena natinze gutangira kwiga kuko natangiye mfite hafi imyaka 7 mbo hanyuma rero nareba nkitegereza bwari ubuzima bugoye kuko twaryaga nabi tukabaho nabi kwiyorosa byari bigoye noneho hari umugabo witaga Kanyamanza ndabyibuka Kanyamanza y'utarato akomokana biti gikonko hepfo ku ruganda rwa PRB ndabyibuka igihe kimwe yigeze kuza kudusaba mu kigo batumanira hara neza hepfo ya gereza ngwaje kudukorera ubufasha yewe baturondera umucanga mu ntuza mu mifuka turikorera tumaze kwikora dutonda umurongo tumaze gutonda umurongo ati ngane muhumirize dusenge turahumiriza ubwo turimo turasenga Kanyamanza afata amafoto bucyazana abaturage nababigenza baryo Kanyamanza arangije agibura ati dore impumyi mfasha mwazibonye hari abana batoya ibintu byabayeho cyangwa byabayeho ibyo bintu njya mbyumva bajya ngo nabapadiri ngo babikoraga ngo abapadiri ngo barazaga ngo ni muhumirize dusenge ngo bakohereza amafoto ibyo bintu ni true story cyangwa Kanyamanza yazanye n'umuzungu ntakibuka izina ndabyibuka icyo gihe hari n'imvura yaragwa ari nimugoroba kuko twategereje hari muri za 91 mu ntango zo 91 Kanyamanza afata abana yirirwa bafotora nibyo nakubeshya ugiye ahantu bitimusha ahantu hitwa mu Bukorota baguha amateka y'ukuntu Kanyamanza abaturage bahirirwaga bafotora bahumirije ngo ni umuntu yari mwafata yabakubise umucanga turabikorera ku mitwe murahumira umusenge se ngo mugire gute hanyuma ni muhumirize dusenge twikoreye umufuka muri guhamura iki se ni ukuvuga ngo we cyo yakoraga ni kimwe mwarahumirizaga gutya mugasenga agafata amafoto bakajya hanze ati dore impfubyi z'abana nandi mwifasha ngaba takamenya umunyidisi Kanyamanza yagenda arubaka ni nawe muntu niba ugira ngo ndakubeshya burya amatara n'amazi ntago biba byarabanje igikonko n'ikimenyimenyi biba byarabanje gutere mu mujyi buriya byahageze nyuma Kanyamanza yarabyibye byarabanje gukatira igikonko ibyo ni ibintu twese tuzi urumva ari umuhanga cyane Kanyamanza yarabaye Kanyamanza none se ibyo byaje kurangira gutamara kubafotora hanyuma nyuma baje kumuvumbura bamuvumbuye gute abazungu byari byose harimo umuzungu warafatanyije wabaga Isave hepfo gutya usa nk'ugana ishyanda hakurya hanyuma rero sinzi ibintu baje gupfa byo byose ni amafaranga bashobora kuba baroheje amafaranga noneho Kanyamanza akayarya yose hanyuma rero wa muzungu ahita bishyira hanze Kanyamanza ibyo gufasha impfubyi agida gute abivamo ariko se renda
yarabafashaga se ubundi reka tuende cyakoza ikintu nzi kiwe nabonye saro mwabonaga yo mwahomeje mukikura n'umucanga n'umubirije cyakoza nahakuye ikintu yampaye ni igipira kirekire cy'ikizibaho cyagiraga gutya twabaga twacengezega amaboko imbeho yatwishe twirwa tuzunguza gutya cyangwa se ukagitumira mwamvukamera gutya ngo iki nicyo kintu namukuyeho mubeshe se oya nuko ibyo bintu abantu benshi barabyumva bakajya bagira ngo ngo ariko wenda ngira ngo ari n'abandi simwe wenyine yabikoraga ari n'abandi buri ababizi hari wenda hari n'abandi babizi cyane gisagara amateka abantu b'igikongo baza amanyanga ya Kanyamanza barayazi rwose amanyanga ya Kanyamanza barayazi sana cyabaho ntabwo Kanyamanza banza yarapfuye ariko kuko ntabwo simpamya ko yabakiriho simpamya ko yabakiriho byari byose yarapfuye kuko nanjye mperuka icyo gihe no muri 1992 namubonye ariko nibwo bwa nyuma muheruka ariko ibyo byose yarapfuye yari umusaza iki gihe yarakuze ariko yarazi ubwenge yari umuhanga yari umuhanga w'igisambo kibi Satani yari yamwaretsemo wari kagufi wajyaga imbere y'abandi bose kubera ko nari kagufi kuko bundi bari baranyise nyiragacindigire ndoko se gatsindigire rero iyo nagendaga wagiraga nakabya kantu kibirandura gutya kuko nari kagufi n'ubuzima buri twabagamo tukarya ibiryo bidafatika inzara nayo yari igoye ari umutipe wakomokaga hepfo iriya mu Rukiga nawe wadutekeraga akankunda kubi yitwaga ngo Kimana umugabo yari n'umusore ariko yitwaga mpyisi bwa ni mpyisi bamwitaga mpyisi yankundaga kubi akajya nyibira ibiryo akabishyira ku ruhande najya kugenda akambwa ngo mva hano mugende kubira hariya ubwo wambwiraga gukura nahitaga amenye siri nkagenda nkarya yanyibeye ibiryo n'abantu baturaga muri Ferina ibiryo byarazaga pe wenda hari n'ubufasha bwa leta bwazaga ariko bakabyirira barusahurira mu nduru bari bafite ibikapu ndabarinda buriya habaho igikapu umuntu aheka mu mugongo haba n'ijya aheka imbere iki rero iyi bag iragakizwa iyi bag urya saa sita nijoro kakubwira ngo ngirume ituma abantu bamarana Satani yateye abanyarwanda yateye abantu yashingiye kuri iki gikapu reka tubyewe nanjye kugutera inkuru z'umwami w'u Burundi umwe ariko ntabivuga mu izina ngo yagiye guhiga amara igihe kinini arataha abwira ibwami muteke igitoke muteke kirimo ubunyobwa muteke ibirayi muteke ibiki avuga ibintu byose bari buteke barateka atese umwami none araza kohereza ibintu bingana gutya noneho ngo ariye gatatu ariye kane ngo yumva arijuse ati iki kintu kimpumuje nyine hari agaterura akazi agatere ni utuvuze umwami yaryaga tworoshye dusosera ukuntu twegerwaga ibwami urumva ako kantu kabaga karyoshye ariko umwami kendwaga n'umuntu nawe urumva yungirije niwe wakengaga bakajyanaga n'utuvuzo rero akakihereza nako rero yavuze ngo bagashyireho ye baba we ariye atamiye agakombe kamwe atamiye agayiko kamwe yumva arijuse ati iyinda mpemuje disi afata icumu tikavuna umuheto basanga umwami yapfa atyo azize iki azize ko yavuze ngo bateke ibiryo byinshi afite inzara iri bubimare kose n'ukuri cyangwa ni bya bitekerezo byo kugira ngo abantu bashe gusoma iby'i Burundi byo nabyize muri histoire ariko mfite amatsiko yo kuzajya ariko sinamatsiko nafite kuko nabaye i Burundi cyane aho uwo mwami yari atuye narahageze ahantu bita komine Busiga narahageze nagiye kureba aho hantu aho umwami yari ari aho byabereye narahageze narahatambagiye narahageze gusa nta musozi w'imvuzo uhari aya nta musozi w'imvuzo ubaho
nuko rero Felicien no buzima bwaje gukomeza yenda ati 90 yarageze turahunga icyo gihe we yenda wahunze gute waje kunga hehe waje kugaruka mu Rwanda gute mu byukuri tunajya mu buryo runaka watubwiye ati naje kwakira agakiza kucyo gihe ndatekereza ntabwo wari ukijijwe naruze n'ibyagakiza byari by'icyo gihe kuri wowe bo jenoside yarabaye kuko n'ubuzima bubi twarimo hanyuma turahunga mu mansera umwe watoreraga yitwaga twamwitaga Mameya aza kumbwira ati wa mwana we rero ariko mbere yuko jenoside iba muri 92 donc 93 intambara y'u Burundi ba bakimara kwica Ndadaye kuko doko Ndadaye bamutoye 9 muri 93 abisave arangije ajya kuba president Burundi nta gihe yamazeho bahise bamwica nta mezi make bire byamazeho bahise bamwica abarundi bahungira mu Rwanda bahungiye mu Rwanda 94 ni nkaho bahamaze umwaka rero 93 hari nko ndibuka hari mu kwa gatandatu nibwo naje kurota inzozi ndota inzozi ari umugabo bitaga Binyara wajyagaza kwasinkwa ndota mbona atema insina zabaga mu kigo aratema n'ibiti bitoya mbona ari gutema inka z'abaturanye nari inzi gutya nkaho bita kwa nk'umusaza bitaga Sezerahega n'undi bitaga Nyirimanzi afite umuhungu bitaga Mutesa nawe waje gupfisha ubundi hanyuma rero nkabona umugabo mwarazitemagura akonza kubitekereza uwo mukecuru bitekereje uwo mukecuru arambwa uwo Mameya wo mu mansera inzozi narose arambwa ati wa mwana we rero uzavamo umuntu ukomeye w'umuhanuzi ariko ibiri kurota uyu munsi birenda gusohora ati niyo mpamvu ubona muri no misi dumaze imisi tutameze neza rero intambara yaje kuba koko jenoside yaje kuba jenoside imaze kuba we ntiyanarenze umutaro bahise bamwica bahise bamwica yishwe n'icyo gisaza cyitwaga Binyara nkuko nabivugaga niwe wamwishe ari namwe ngo nubundi ngo hari umwana yari yarabimbwiye ngo nanze ko ntazagukira hanyuma rero ajya gupfa niko yavuze ariko ankingi cyangwa ngo ca hano ujyane n'uwo mushiki wawe uhunge mushiki wanjye waje kumwica ahantu bita ku rukiko rwa Gakoma ni mu majyepfo hepfiriya twambuka tugiye Burundi rero twaje kujya Burundi rero tugezeyo nabwo ubuhungiro bwabaye bubi cyane urawe urumva ubuhungiro bwari danje hanyuma rero hari umukecuru bitaga Kansida twajyaga tujya kumuganiriza akayavuga ngo yarazi intambara y'59 5 habaye intambara mw'abana mwe ngo yica abantu ngo abantu bagatwikirwa guto ngo ariko none hizaza ngo ntabwo nzarenga umutaro ngo bana bagone kuri kumasi nzarenga umutaro ngo bazansanga hano wanjye banyice yararwaye muri iyo minsi inkutera gasitire gashekeje intambara jenoside imaze kuba ndi mu bantu babiri bageze mu Burundi wa mbere uramuzi ni wa mukecuru yeko atazava ngo ntabwo azava ku rugiwe uri mu bantu mbere bahungiye mu Burundi ba mbere na Musanze wa kabiri kuko abandi benshi bahise bahadusanga mpamaze nk'amasaha 5 kuko intambara ya mbere inkambi ya mbere twari turi ahantu bita mu Ruhehe muri province ya Ruhehe 10 hafi 11 10 gutyo rero nawe ese kwa tubwiye ko utazigera urunga wahageze ute wagurutse byagenze gute ngo ubuzima buraryana wa mwana ntukakine ikintu cyababaje ni kimwe twarahunze tugeze kuko hashize iminsi baradupakira batujyana muri Tanzania twe mu buhungiro ntabwo twahamaze igihe kinini bahise bongera baradupakira batujyana muri Kongo tugeze ahantu biti Masisi niho yaguye abantu baje bitwaje intwaro twari abantu benshi cyane hafi 11 birenga baza bitwaje intwaro baratwica tuvamo turi 3 ndumva twaravuyemo turi 3 nitwe twarokotsemo hafi ndakuvuga ngo aba impunzi zasagaga hafi 11 na birenga gutyo twari benshi cyane kuko nabwo ko harokoka byari birebire hanyuma umukecuru niho yaguye ndakokana no mu 11 birenga mwarokotse muri abantu 3
kuko natwe uburyo twarokotsemo si uko wenda twihishe, ni nk'Imana yaduhishe, ni ko ari kugira ngo Imana itwereke ko ikomeye. Kuko ndabyuka ikenera mwana umugabo umwe yigeze kumpanurira ndi umwana hamwe ngo wakana ngo ufite amarere menshi ngo ariko uzahura n'ibizazane byinshi, ngo ariko ibyo bizazane uzahura nabyo ngo byose bizagusiga ngo kuko uzavamo umukozi w'Imana ukomeye cyane. Uzi ikintu cyabitumaga bimwira none nagukuntu abagabo bambaye amakositimu barimo babyina nkariya atako umuntu w'umugabo asara nka kuriya kwere ntigiye birasi nabisareramo rwose kandi nkumva niyo nibyo biraho ati nubwo uyu munsi uri kubivuga kuko uri umwana ariko igihe kizageraho bibone bizakubaho. Ni koko byambaye bizazane byinshi byambwiye byose ntabwo kereka tubifata undi mwanya nta kintu n'icyo tambwiye kitambayeho nabuhe n'ubu biri kumbaho byose nibyo yambwiye. Hanyuma icyo gihe nibwo nabibonye mbona n'ibintu bikomeye. Wa mukecuru niho yaje kugwa, hanyuma ingabo z'u Rwanda zo kabyara abahungu n'abakobwa njya nzishimira rwose, zaje kudukura mu ishyamba tugeze ahantu bita za Warikare ngira ngo turimo tuzirera, tugwa mu kindi gico cy'intera hamwe nazo zishaka kutumerera nabi, zaranadutunzeho igihe kinini zirimo zidutoza ngo tube abasirikare bazo. Hanyuma inkotanyi zigira gutya ziraza ziratubohoza muri za 2005 nibwo nagarutse mu gihugu. Ndaza naje mpita mfata umwanzuro wo kumva ko nakorera Imana. Mwahukanye n'indi mwagarukanye mu gihugu cyangwa abantu bose mwari mwarabanye? Abo twatuziranye ni umumama sinzi yari umukobwa yashatse Nyamagabe, sinzi niba kiriho, ntabwo duherukana, urumva ni kera nta telefone zabagaho, yitwaga Marishatare. N'undi muhungu bitaga Alphonse, yari muremure ngo iwabo hari iriya za Nyagatare, kigiye sinzi komene ngo byitwaga, ubu nabyita akarere ka Nyagatare, ni iriya za Mutara. Sinzi niba nawe yabakiriho ntabwo mbizi. Abo bose twagiye dutandukanwa gutyo, urumva bamwe bamujyanaga mu ntara undi bakamujyana gutyo nuko. Ariko hari benshi twabanaga muri Kongo banze gutaha, babayeho n'abaturanyi muri Kongo, babaye abaturanyi baho, babaye kavukire nduzi ko, ariko nabo baba bafite ibindi bihisha nta yindi mpamvu. Ugarutse mu Rwanda rero nibwo wafashe icyemezo uravuga ati ngiye kumaramaza, ngiye gukizwa koko, bitewe na nibyo rumaze kubona mu bikomeye cyane wari umaze kunyuramo mu gihe wari umaze muri Kongo, waranyuze mu nujya muri Tanzania, ujya muri Kongo, naho hantu hose. Mu by'ukuri wowe kubera ikibazanye uwo mugambi ku ruhande rwawe nka Felicien? Umugambi wanjye rero ikintu cyabiteye, narebye ubuzima nabayemo ndatekereza, ariko ntabwo ari igihe byaturutse hanini, kuko nyuma yabwo naraje ngeze hano mu Rwanda nza kujya kuba umunyonzi, maze kuba umunyonzi subwanganaga gute ubundi nari mukuru cyane. Warutangiye gukura? Nari ntangiye gukora kuko nifatiraga icyemezo jewe. Hanyuma mba umunyonzi kuko nanyonganye nabo bitwa ba Ejide Sebumba, abo ngabo aho bitwaga ba Karenzi twaranyonganye. Waruhukiye Butare uza? Kuko nyine wavugaga aho wakomokaga. Mbabwira ikibazo cyanjye, bamwe batubwo no kugusubiza Butare riya leta akarere kawo kazagufasha. Hanyuma rero njya kuba mu murenge wa Musha, kuko n'ubundi ariho bantoraguriye. Nibwo naje rero gufata icyemezo cyo kuba umunyonzi, maze kuba umunyonzi, ariko nkumva sinshaka kuzavugana n'ikintu biti igitsina gore mu buzima bwanjye. Nkumva sinshaka kuba nahura n'igitsina gore ngo muganire nacyo, oya, numvaga nshaka kuba jyenyine. Hanyuma njya gukizwa. Kubera iki wumvaga warazinutse ku gitsina gore kandi uri umugabo? Sikuri umunyamakuru koko. Nese ubwo urumva mama byankwere byari ibintu byo kuba nakuzana n'abagore. Icyo kintu cyo ko mama yabataye muri impanga muri babiri, abata mu ishyamba cyane, muratoragurwa mujyana mu kigo cy'imfubyi. Ibyo byatumye wumva igitsina gore Nyanzi epwe etre umugani wa Kanyombye.
empuwe etere finish nese numva igitsina gore ngize gute nyanze hanyuma kuko mbere yuko nkizwa gihe nahoze ndi umuntu mubi cyane nakoraga amafaranga wangirira nabi sinagushotoraga wangirira nabi cyangwa ukamvuga nabi narazaga nkagusa nkaho bantu rero nge nawe n'amagambo abiri uranyica cyangwa nkwi nawe mfite umukecuru twari inshuti muri Tanzania nahamagaraga aho duhumbirije nishaka zibe saa sita z'amanywa izuba riri kuva gutya inkuba yaragukubitaga nkabanda kwikijije hari abantu benshi rero batigeze numva nakunga ubumwe nabo bantinyaga cyane no muri iki gihe umugore umwe aza kunguza amafaranga ibihumbi 20 ndetse nzabyibagirwa ngira ngo abaro dutangira ubuhamya bwo kunakijijwe angujije amafaranga ngiye gusubirayo aramawunze kujya kuyafata nimugoro umugabo yaje ngiye aramwe wagahunyira we wagangegera we wakabwawe wagaki aranuka ibitutsi kandi je sinigeze nshaka gutukana mu buzima bwanjye ndamureba ndamwitegereza nanakwe sinzi urabona umuntu w'inzobe ubaho w'inzobe ukagira ngo neza n'umuzungu uwo mugore niko yasaga nani inzobe yawe umuntu wese azayibere nese n'ubwo ari umukecuru nani ndashaka ko waratanu uyu mugore witwa gutya na gutya agomba kuba yagize gute yasaze nta jipo nta gitenge nta kariso nta sutiye mukeneye mu isoko ruhanga abagabo ubaje isoko ribimusha mpuzamahanga rihari ryo kuwa gatanu haba abarundi babaje n'abakongomani barizamwo mbese hari ni isoko ribiramwe nk'uturere turenga dutandatu twiyongewe n'ibindi bihugu nka bibiri byose byambuka biza noneho hani ndashaka ko saa 3:10 zitarenga umuhaga nisegura uramugara agomba kuba yasaze mu 2015 by'u Rwanda gusa yaremeye ku mwambari wanjye umugore arasara tu azize mu bivene byanjye nawe ni buriya uramenyere nabwo warunze yagiye arasara abantu baragenda bagana none uramuhungu ni umugome koko tumaze kubibona umugabo aza kunsaba imbabazi bose bamenyaga icyabiteye kuko umuntu yabaga azi ko yavuganye nanjye nabi byabaga ari ibyo hanyuma Imana ijya kunsanga rero nibyo ngiye kukubwira nararya uwo munsi ari nijoro naratashye ntaje masaa moya ngiye kubona mbona umuntu wambaye ikanzu y'umweru ndende afite igitabo registre n'ikaramu arambwira ngo Felicien ati umugore yaramaze hafi ibyumweru 3 asaza nta kintu kimwe yambara ese umugore yabikoraga tubundi yo kumbwira ngo ko yabikoraga namubwiraga izina ry'umuntu byonyine icyo gusa izina ryonyine byabaga bihuye hanyuma arambwira ati akira hano ati dore ati aho uri kuhareba ati ndahareba dore hano hose nakurinze uri umwana ati uri kuhareba ati ndabibona hanyuma rero nzanywe n'ibintu bibiri kuko nayo bihaga abandi umugore uwo muntu w'umugore nabonaga ari nk'umugore ahambwe ngo nzanywe n'ibintu bingahe bibiri urahitamo ko wa mugore akira nawe ukabaho uhitamo ko apfa nawe ugapfa ariko nuhitamo ko abaho dore ibintu bigutegereje imbere ndebye mbona ni ibintu byiza mbona nzakorera Imana mbona n'utundi yagiye amenyereka utwibanze nagashidukiye arambwa atariko niwemera kwapfa nawe urahita upfa nawe arabyumva abantu ubundi umuntu akunda gutwara ubuzima bw'abandi nawe ubwawe bukunda byahatari nawe ati ntabwo nemera kwapfa da tarabaho ati none arabaho nese reka nemere ko ari bubeho ndamubona none se ndabigenzane wakoze ibi ngibi niwo nakoresheje kandi kumuhamagara telefone kanga kumbe ko namuhamagara telefone kanga nge ni Imana yashatse ko uwo mugore abaho nahamagaraga wa mukecuru kugira ngo yice wa mugore rero namuhamagara bigahuza nuko nawe ari kumpamagara bikaba compose tugenda turana gutyo icyumweru cya gatatu kiri kubita
nshaka ko wa mugore apfa biranga noneho wa mumarayika waje mu isura y'umugore akambwa akazana icyo gitabo yarambwiye ngo hamagara nti n'amayinite mfite aramwe ati wowe hamagara nabaho nibwo bwa mbere nahamagaje telefone mpamagara hanze numva telefone igize gute iciyemo nta mayinite mfite umukecuru ndamuhamagara ntimukecuru ntibitese ni sawa uzije mbanjanganije yambwiye ati wa mugore ambwiye ngo tusareshe ati rwose reka tumureka yibereho nane rero ntigewe hano haje umuntu ahagaze hejuru ari kumbwira ngo uyu mugore abeho ati nanjye uwo muntu yarari hano mukanya mbese marayika yaransuye asura na wa mukecuru rero arangije ambwira ati wowe byuka izi saha bimaze kugira numva twaradirinze nawe marayika biragenda bigera mu masaa 7 sijoro tukidiriringa noneho ati byuka ufata amazi wa mukecuru wiyuhagire mu maso urwondo rwa ya mazi aho yasohokeye urambekeye ikiganza ugenda ukora mu mutwe wa mugore arahita aba muzima niko umukecuru yambwiye ariko numva ko abantu bari kwa wa mugore numva hari abantu yarafite imiryango bagezeho baramufata baramuzirika bajyana mu nzu akajya yibera mu nzu gutyo biraho nahise mfata icyuma cya magazine nari mfite nyimanira mu ikote nyambariraho ndamanuka ndongera ndazamuka njya kuri rwa rugo sanga baricaye bameze nk'abarayikiriye ndasuhuza ati bitite ni sawa papa Keza arahari tarahari mama Keza arahari tarahari ndashaka papa Keza araza tifesete none uje kumukoraho mwana ntaya ni mama Keza ninde uri mu nzu bambwira bari mu nzu nawe ntimubasohore barabasohora niwe twinjirana turinjirana ndagenda mushyira marambika ikiganza rwa rwondo mfite ku kiganza ngira gutya umugore arongera abamuzima ndamubaza ako kanya ndamaza nitwa ndeti witwa Feliciye uyu ninde ati ni papa Keza ne hamagara babene banyu bose bari barano arabahamagara baraza bose arabavuga amazina nani rero ibihumbi byanjye veni ijyanire ndikumva afite gahunda yo gukizwa abantu baraho bose nahise numva bari hanze bakumye amashyi harongera yambarira ndigendera mu gitondo saa 11 umukobwa bitaga Roza icyo cyuma se warutwe cyo ari kijyanye he nateganyaga ko bari mundwanye ariko nuko nateganyaga ko bari mundwanye nyine nkaba bagira ibisiga ese nkubeshye mu gitondo saa 10 nkaba naguze inyama narenze itogosheje nanga kuziteka zikaranze ndavuga nti nzatekeje mu gitondo saa 10 Imana yanumye umuntu witwa Roza umuhanuzi yaninyaga kubi naho yamenaga nce nkari yahita gahunga noneho ngiye kumva numva rimwe arakomanga nibwo natangiye kumva Imana ivuga noneho mu ndimi ntangira kumva indimi ariko ibi ni ibiki numva ni iki banza nasaze noneho ngiye kumva numva umuntu ari gukomanga cyane umuntu umenyereye iwanjye ko nta muntu ujya umenyera hano bimeze bite ngeze ko ndabyuka mbana ni Roza ngiye kumva numva ati umva ko Uwiteka Imana avugana nawe nka rero nibi ni ibiki Imana yanjye atangira kumbwira ukuntu Imana imutumye arambwira ibintu byinshi numva ibintu byinshi ni byiza hari kuwa gatatu ndakeka hari kuwa gatatu ko bwacye ariko uwo munsi hari kuwa kane yaje mu ijoro ryo mu gitondo cya saa 11 kuwa kane hanyuma rero ndangije ndagenda njya ndamubwira ati rero urumva byari kuba saa 11 hafi n'igice ndangije Roza nane rero hari inyama hari n'ubugari karanga ziranyama tujye gusenga turiye ati sawa tujya gusenga rero mu gitondo tumaze kurya izanyama n'ubugari tujya gusenga yaga bakabyara izingeze ku rusengero nagiye urabona ko aba intebe ndende gutya noneho ndagenda nicara hagati y'abandi bantu umuntu agahaguruka nk'ugiye kwihagarika yagaruka akicara mu wundi mwanya n'undi agahaguruka nk'ugiye kwihagarika yagaruka akicara mu wundi mwanya intebe sigara ari jye nyine yicayeho intebe sigara ari jye nyine yicayeho ndababara bose ndababara maze kubabara usicyo nakoze nanjye narahagurutse ngenda nk'ugiye kwihagarika mu kugaruka nahise nzanicara neza mu badiyakoni nani muri korari rwagati noneho ndebe ko korari reka kuririmba ikampunga nanjye mbagomba nicayemo korari umukobwa wese wari unyegereye izipo yarayikunja kunjiraga kujya gitankoraho ngo agapfa
mbese ntibigeze banyizera ko uyu munsi nagiye kujya gukizwa. Noneho nasanze umugabo umusore umuvugabutumwa arabwiriza hera kuva navuka hera kuva nabaho byambaye muri Kongo byambaye i Burundi muri Tanzania arambwira arivuga ati ariko waba uri hano warahuye n'ubwo buzima ukaza tukagusengera ni ukuri manitse ikiganza ati niwe nashakaga wakabyara bandahije indahiro uwo munsi nakirijwe namanitse ikiganza mfata Bibiliya ndarahira wayago nandimo sinzi indahiro narahiye wayago ni sinzi wagera indahiro nabaho sindabona umuntu warahiye indahiro nk'iyo narahiye wayago ni nk'iki nandimo nsaba kindi ariko koko kino ndimo nsaba cyari gihenze kurenza ibiri mwisi. Hanyuma rero ndangije nibwo nabayeho ndakizwa uwo munsi ndapfuka mu baransengera barimo bansengera iyi shuro ya mbere nerekwa barimo bansengera nagiye kubona mbona korari y'ababyeyi bari hirya gutya ngiye kubona mbona ivutsemo mbona habaye mu nzoka mbona inzoka njya kwiruka niruka se barambaza ngo ubaye iki gushaka kwiruka nese bari abantu ko ndeba babaye inzoka bimeze bite barangije barambwira pasiteri ati umuntu akizwa aka kanya agatangira kubarondoramwo uburyarya nibwo nese nsobanukirwa rero inzoka ikisobanuye ntangira kumva ko nanjye hari ndi kandagize gute nakandagiyemo umubatizo nawize iminsi 3 ndagenda barambatiza nabatijwe mu mazi menshi mpita nuzura umwuka wera ako kanya agiye umupasiteri uvuga guke ninde ntacyo nawe tumwamamariza. Hanyuma rero nibwo natangiye umurimo w'ivugabutumwa ku rusengero batangira abanyizera bampa inshingano zo kuba perezida w'urubyiruko maze kubatizwa habaye inama nyuma y'iminsi nk'itandatu mbatijwe batora perezida w'urubyiruko badutondesha turabahungu 3 imirongo 3 ati abashaka ko Felicien abayobora barajya hano abashaka ko runaka n'abayobora barajya hano Diode n'abashaka ko amayobora barajya hano ati turabara amajwi birangira aregiye wegukanye umwanya wa mbere mba perezida w'iki w'urubyiruko ntangira gukora umurimo w'Imana gutyo. Hanyuma nibwo Imana yaje kunsanga irambwira ngo ndashaka kukugira Dawidi. Ati sinzaba Dawidi gute ati nibyo ngiye kukwereka. Hadi amateka ya Dawidi ubundi yo nayaye amateka ya Dawidi amateka ya Dawidi araryoshye cyane iyo yasomye ari amateka. Dawidi ubundi yavukaga kwa Yesaya kandi Yesaya yari umuntu ufite abahungu bazi ubwenge cyane arangije yanga Dawidi ngo niko kanu katigeze kiga kagaswa karaho kumbe kwanga kumurihirira ku ishuri ahubwo Imana igiye kumwishyurira iki Minerivare mu ishyamba. Aragenda ajya mu ishyamba akajya aragira intama zase idubu zaza akazitanyuza nta nyamaswa yajyaga ahingukaho Dawidi aragiriye. Ariko igihe kimwe amateka ya Dawidi buri impamvu nyakunda impamvu Imana yangize Dawidi nuko buryo ugiye kuba umuyobozi w'abandi ububaye Dawidi. Mutumva mvuze gutyo ngo mwumve ko ntabwo nzaba perezida ngiye nzaba perezida wa korari nzaba perezida wa koperative runaka uretse ko n'ama koperative nayemerewe ntabwo nzigena mba perezida wundi oya ntabwo nza Imana irabizi ubwo ibyo ntabyo mvuze mbabarire cyane. Sawuli ko yahize Dawidi irakuyobewe nuko Imana iragwete nzakugira Dawidi kandi koko nabaye perezida wa korari nabaye umuvugabutumwa nabaye perezida w'amagurupe menshi cyane na nkiri nawe nabaye nasutswa amavuta y'ubushumba Imana yansutseho. Ubwo urumva rero abantu benshi barampamagara nkabagira inama bakangisha inama nta kuba Dawidi kurenza uko niyo Dawidi nikemereye ibindi byose shwi kuko n'ibindi ntizi bya politike ntize politiciye nize leadership ariko Imana yambwiye sinkushaka muri politike ndagushaka muri politiciye y'iki y'Imana genza mu politiciye mu ijuru ibindi byose wanga amazimwe abantu habona kumanywa yihango
cyane rwose dore muvandimwe shwi. Hanyuma rero Imana iransanga irambwira ngo nkugize kuzasengera iki gihugu cy'u Rwanda, usengera abayobozi bacyo, usengera abaturage baho, usengera abo mwabanye, usengera abantu abakobwa n'abasore, usengera ababyeyi, usengera abagabo, abasaza n'abakecuru, abana bato basengere. Nicyo kintu nkugize kuba Dawidi. Kandi kuko na n'ubu giye nsengera abantu bagiye bagize gute batandukanye. Noneho rero Pastor Isaac yigeze kumbwira ati mwana wanjye dore umuhanuzi ukomeye turi kukugenderaho, none ndakwinginze ibintu uzabigendemo neza. Ati sawa. Yakomokaga Nyamagabe yaje kwipfira, ariko ngira amatsiko y'ahantu yagize gute yagiye mu 2000 ngira ngo na 11 2012 abahanuzi benshi abitwaga bakayigire, abitwaga bakayisinga, abitwaga ba Jean Paul, abitwaga ba Jean Dodier n'abandi benshi twasenganye mu makorari n'iki bagiye bapfa. Hanyuma ngira amatsiko kumenya kuko amasaha ari kugenda, reka twihute mvuge mu ncamake. Hanyuma baje kuza turaganira, barapfa baragenda, ngewe nza kugirana ikibazo n'Imana ndabibaza ku Mana abantu ntiyambwira Imana atari ku Mana. Ariko ikibazo mujyanye n'Imana ntabwo ari ikindi, cyari cyo kubaza abantu twabanye mu murimo bagize aho bapfuye bajya. Iki kintu nkakibazaho. Imana yambwira ati urashaka kuzabona inshuti zawe ziba? Ati okay, itegure. Yabimbwaga 2012, itegure 2013 ndaje kwakwereka. Ariko yambwira ukwezi umwaka, muri uwo mwaka koko nakoze ivuga ati Imana hamwe ngo ngiye kukwambutsa ibihugu byinshi muturanye uzabigeramo. I Burundi nasubiye ngiye mu ivuga butumwa, ari nabwo nagiye ngiye mu ivuga butumwa njyanye, kuko itorero nari nahamagara umwe n'iryo nkuru zizasengeragamo, naye njyanye na message yiwe. Icyo gihe niba sinibuka Teuya ajyayo, Teuya uyu muhanzi bose babireba, sinibuka neza nimba ari wagiye mbere, niba ari wagiye mbere simbyibuka neza, ariko umwe muri twe yakurikiye undi. Hanyuma rero icyo gihe nibwo navuye njya muri Tanzania, mba Tanzania njya muri Kongo, mva muri Kongo mitangaruka inaha 2013 rero ngira ngo hari mu kwezi kwa gatandatu hafi aho, zari tariki 17 nibwo naye mvuye Cyangugu. Mvuye Cyangugu nari nje Nyamirambo mu giterane kwa pasiteri, mu pasiteri witwaga Habarurema Nyamirambo hariya hafi kuri Taperouge. Mbo nibwo nari njeho rero mvuye Cyangugu, twaciye muri Nyungwe. Niba mwibuka neza mu nyibutse namwe dufatikanye, umunsi abakinnyi indege ya hano kagira nk'abakinnyi gusa bagapfa bose bagashira. Nicyo gihe byarimo bihitinga bavuga ngo indege ikoze impanuka ngo nta muntu n'umurokoka. Noneho rero harimo abasaza bagera muri 4, harimo umukobwa, urabona imodoka ibirimo abantu 30, 29 abagenzi n'umuyobozi wayo, igazeti ivuga ko ari umuyobozi n'umuyobozi wayo wa kangahe wa 30. Uyu yari jewe, uyu yari uwo mukobwa, uyu yari shoferi. Inyuma njye hari abasaza nabo bicaye kushi. Hanyuma baza babivugaho urwenya, numva ijwi rirambwiye ngo babwire Imana iransanga, yambwiye ngo babwiye ngo babiyeza vuba kuko muri abo bose muri mwese nta uri bugere Kigali. Ngira ubwoba bwo kubivuga, ngira ubwoba bwo kubivuga, abantu baratabanyicca muri iyi modoka. Ngiye kumana umuntu ati ntabwo urabivuga, ni reka mbivuge ahubwo neza, ntinushaka kumbwire nsakuze. Bakomeza abasaza babidiriringaho naye komeze kamuvugaga indege yikoze impanuka ni ngo nta muntu n'umurokokamwo, ubu twebwe n'indi y'uburokokemo. Icyo cyane kigira ubwengera nkagusha wifuza ko twakora impanuka ngumva ngo izo nyabingi ziwanyu
ntizidutere zidufata ntabwo nimwe muzifite ntido ntabwo tugera i Kigali nimushaka mwiyeze cyangwa mubireke baje batera interuro ngo barakora n'abateka mutwe ririri baza babigizemo interuro turaza ubwo twabaga Rusizi turaza twikubita Nyamasheke tuva Nyamasheke twikubita Nyungwe turaza bakibivugaho bidiriringaho turaza umuntu wa mbere yavire mu Nyamagabe uwo umuntu wagize gute niwe wenyine wagize ute warokotsemo undi waje twamutoye Huye icyo gihe gare yahuye yabaga hari abubatse stade Huye hari abigira mu modoka niho habaga gare kuri amahanda ujya mu Matyazo noneho tuhageze tuhafata umudamu nawe yako mada waretse ukaza mu yindi modoka iribuze ati hoya ndi kwihuta reka nigira i Kigali mada waretse ukaza mu modoka iribuze ati reka umudamu arananira turaza baza ngo mada ngusengera hehe arababwira ngo jewe ati jewe ndi mu Gaturike ngego rata mwanagize ngo urumurohame ngo dore ngo ako kagabo kicaye imbere yawe ngo kaje kavuga ngo turapfara ngo turapfa ntumva ko tubivugiye Huye twaraje turaza twikubita ahantu bita Iruhashya imuhororo ku mashuri tuva Ruhashya twikubita muri Zari Rubona turamanuka tugeze ku Migano ijwi hamwe ngo noneho babwire ko ari wowe ari nabo ari nanjye turare bufite ubushobozi babwire ngo banze kwiyeza none bagiye gupfa ndongera ndisubira muri rya jambo uko bari kubwiye uko ndibwiwe wari mwamaze no kurakaranya none twe twamaze kurakaranya shoferi se yavugaga iki shoferi yabataka shate tabarakore n'ibipindi byabo mwana ati wabona atazagiye gutubura cyangwa havuye gutubura si wumva ngira shoferi ati nawe nticyakora urambabaje wowe ugiye gusiga umugore utwite kandi hari umunamuzi ntabwo nari muzi harambwa ngo none se baramaze none se shoferi umugore we ko karatwite ngo aratwite wa mudamu yinje mu nyuma atangira kubyumva we noneho ati atakosha twatumwe tumutera amabuye biri bubeho ngo igipindi cy'abarokore nyine ngo aragutubure nawe biragufashe ngo nuko bije ubwo tumanuka ku Migano twikubita kwa muganga imbere twasanze rukurana 3 volcano horizo 3 noneho baraterera ahantu bita Nyarugenge n'abantu nagenda nkakwereka dutere doko Nyarutovu hejuru harimo ikorosi imodoka za volcano zaradepashije noneho twebwe ati batinda kudepasa tugeze neza kuri cya cyapa ni ikorosi riva mu Rugarama ritari cincumuka rya hehe rigera kwa muganga noneho ngiye kumva numago po sinamenye ko byagenze denge iki naje nambaye n'intuza nagapira dore ngiki gikomere cyo nyene nahakuye dore ngiki gikomere ngiki cyo si cyaho wabimenye iki cyose njye nkibuka kuko nundi nakomeretseho nigeze gukomereka n'ubundi aha n'ubundi kera bigeze kwa ntema mu ntambara nundi hari hageze hanyuma hano naho niho nakomeretse cyane byari biteye ubwoba wa mukobwa rero wa mukobwa wari umurikiyeho mbere yuko dukora impanuka tugeze mu bandagure ariko tuzi ko umuhungu yasaze ati ko mfite envelope yuzuye invitation ngiye gutumira ngiye gukora ubukwe Imana ntabwo yakomera ko mfa narongowe okay paraburize yaraje urabona kira cy'imbere paraburize yari ikunjije neza iraze kubita wa mukobwa iragenda kubita shoferi nibo bantu bakuyemo hano gucya bakuramo ibimene by'iki bya paraburize yagonze iki cyangwa gonzwe Jaguar niyo yatugonze Jaguar byandi bituruka Kampala iyo yari Bujumbura niyo yatugonze irakubita kwa Sterios iragenda irahirimana neza yidunze gatatu iragenda yibirandura tugwa muri kaburimbo rwa gatatu twitambitse gutya harimo umukecuru n'umukobwa bari bafite amafaranga menshi cyane ntabashe kumenya umubare wayo umuhungu wabo w'umusirikare yabaye ngo bagiye kugura inka mu Mutara banza ariyo business bakoraga bapfuye bapfumbase akamareti bagapfumbase gutya bombi kuko ako kanya kumva ya gisirikare yahise asesekara wa mutipe yazanye yahise akuramo icyuma akata ya mishumi ahita hereza undi musirikare atijyana mu modoka
arangije ngewe njya kugwa muri koma. Ibyo byose nabanje kureba ukuntu abantu bacitse amaguru imitwe ndeba ibibazo uko byagenze, bankuye mu modoka abapolisi bamfashe ndimo ngenda ngeze muri kaburimbo ndabacika nikuta hasi, niko kugwa muri koma. Mara iminsi 5 rero muri koma. Maze iminsi 5 muri koma, nuko ngira ibindi bintu bitambakizwa. Icyo ni igice cya mbere cy'ubuhamya bwa mbere. Tugiye kujya ku gice cya kabiri rero cy'ibyo nabonye mu ijuru. Ubwo rero nkimara kujya muri koma nibwo natangiye urugendo rujya mu ijuru. Nicyo gice cyanjye cya kabiri cy'ubuhamya tugiye gukomerezaho ukuntu nagiye mu ijuru. Muri ya minsi 5 ni nahereye umunsi wa mbere ndi muri koma. Wari umuntu waje kurwaza, ni umukobwa bitaga Charlotte w'Inyamirambo, uye aba muri Kenya, niho yashatse umugabo. Hanyuma we yaracungiye hano akantu katera gutya gusa. Mara iminsi 5 nkimara kugwa muri koma rero, ngewe nyamara abantu benshi bari bazi ko napfuye, hari undi muntu nahise nsanga. Uwo muntu nitwaga, nari nzi ko nyimara kumubona narebye ko ameze ngira ngo ni Yesu Kristo mpuye nawe. Maze kumubona rero nibwo nahise mvuga ati byari byose tayari mpuye nande na Yesu Kristo. Kumbe mpuye nande na Eliya. Hanyuma rero nibwo natambagijwe mu ijuru. Eliya yaranjyanye umunsi wa mbere, ngera ahantu natungukiye nasanze hari abantu bunama bakongera bakunamuka, bakunama bakongera bakunamuka. Ariko ndebye nkari hakurya mbona amazu y'imyeru misa, amazu atagira ukwasa, amazu nta sinzi. Nagenze reka nkubwize ukuri, uruwa gatatu ungeje ahantu nka, ariko hari n'abandi bantembereje ahandi hantu heza habaho. Kigali naragiye maze kugenda mu minsi mamaze ariko barazana ijuru kazana Kigali za nta hantu ndabona inzu yubatse ntaho hantu. Reka nigeze nakinja muri Kigali hite, barambwa umugabo umwe arambaza ngo ijuru wabonye hameze nka uyu ni umwanda. Kuri umwanda hano aha nabisi, ariko ahantu ko nahabonye ni ahantu heza, ni ahantu hatagira icyokere, ni ahantu hahorana amafu, ni ahantu hameze neza, ni ahantu hatagira umubabaro, ni ahantu hatagira agahinda, ni ahantu nta burwayi, nta nzara, nta nyota. Mu minsi nahamaze narinze mvayo ntararya, ariko nta nzara nari mfite. Ko habona konyine gusa ni ukuri kw'Imana. Ngewe nabwiye Eliya namwana rero nabwo naje kumenya ko ari Eliya nyuma. Naye rero ahantu nzanye urakoze cyane. Imana ishimwe ko nje ahantu kwabiteka. Arandeba arangatireka ntabwo uzabiteka. Numva nikanzemo. Ntiye? Kandi kumbe natangiye gutera imibare y'inzu n'abandi bwake yo kubamo. Hari akazu kari kameze neza, gateretse neza, kameze neza, n'abandi kariya tu. Ntikara niko ngiye kubamo. Natangiye guterera imibare. Noneho rero mageze ndabaza ati se bari abantu ko ndababuna makonyara bakunamuka bimeze bite? Usko nanshubije aba ngo mpamvu bari abantu bunama bakonyara bakunamuka baba barimo basengera, baba barimo batakambira mu ijuru babwira Imana aho yicariye ubwayo, babwira Imana ngo rengera bari abantu bari munsi bari gusenga. Bivuze ngo uko turi gusenga hari abandi hejuru baba barimo badufasha icyo gikorwa kugira ngo Satani atatuvangira. Baba barimo badusabira umugisha, ariho dusanga muri Bibiliya mu Itangiriro ibice 18 ku murongo wa 2. Ukuntu ngo Aburahamu yabonye abamarayika aravuga ngo niba mbagiriyeho umugisha ngo ndabinginze ntimuce ku rugo rw'umugaragu wanyu. Baba barimo badusabira umugisha rero. Niho naje gusobanukirwa umugisha icyari cyo n'amahirwe icyari cyo.
ndabaza ngo ese umugisha n'amahirwe bitandukana he bihurira he? Eliya yaransubije ngo umugisha uvukana nawo ni Imana iwuguha. Iyo wavukanye umugisha abantu benshi baragukunda, kandi niyo uri umukozi wa leta ukora ahantu bakakurwanya kubera wa mugisha wawe, abantu benshi barakurwanya ariko ntabwo bagera ku cyo bashaka kugeraho. Bategura kukwega uwo munsi ukaba ntabwo waje, bategura kukutega ihembe uwo munsi aho bagutegeye ntiba bari hunyura, bategura kukwicisha uwo munsi aho bagutegera guterera ibyuma ntiba bari hunyura, cyangwa umuntu akaguhamagara mukagenda muri abantu barenze 3 4 5. Ubwo urumva Imana ibigusimbukishije urupfu. Burya numva Imana ikubwiye ngo nkurinzi igikombe cy'uburozi, uzamenye ko mu ijuru barimo bagira gute, bavuze ngo Mana nguriya mwana wawe murebe. Suka abantu twese tutagira umugisha, ahubwo nuko ntabwo tumenya ngo umugisha w'Imana umeze ute. Ati bariya rero nibo bahora babasabira iki? Umugisha ugiye ugize gute utandukanye, bituma Satani atabavangira muri kwa kuni muri guhanurira abantu. Ndabaza ati se ko tureba duhanurira abantu amasezerano agatinda gusohora bimeze bite? Uzi ko yanshubije ngo icyo ndakigusubiza mu kanya, hari ahandi hantu ngiye kukujyana. Paritoma yindi nagiyemo nasanzemo abantu bapfukamye bameze barya. Narinze mpava ntarabona bagize gute bahava. Noneho rero ndabaza ati se impamvu ni iyi? Ngiye kubona mbona hejuru harimo ibintu bimeze nk'ibipurizo, birimo bizerera gutya, nabyo by'umwera ariko bimeze nk'ibipurizo birebire bikururuka ukuntu. Noneho ngiye kubona mbona hirya yanjye mbona hari undi mugabo muremure. Uwo mugabo nahasanze nabonye yabwirwaga amasezerano uyu munsi ejo akajya kwiba, yabwirwa amasezerano uyu munsi ejo akajya kubeshya, yabwirwa amasezerano uyu munsi ejo akajya kugira gute kuriganya. Imana yarambwira ngo impamvu abantu badasubirizwa amasezerano yabo vuba nuko bahabwa amasezerano bakirara bagahita bajya gukora ibinyuranye n'iki n'Imana. Niyo mpamvu amasezerano yabo atinda kugira gute gusohora. Ubwo urumva icyo nacyo nase nkisobanukirwaho. None se utakoze amanyanga n'ibyo byose kuki atinda gusohorezwa? Aramwanga ngo gutinda kwa amasezerano niko kurama kwiki kumukiranutse. Amurugero ati nkawe Imana yakubwiye kuzakora ubukwe muri 98. Atari ko ntabwo ubukwe bwawe buzahita busohora vuba. Ati ko buramutse busohoye Satani yahita gusaba vuba icyo Imana gushakaho n'ikibe kigisohoye vuba. Ate none se bivuge ko n'ubundi bukwe bwarangiye cyeka nimbukora hano mu ijuru, none se arahandi nzongera guhurira nabwo? Ati ngiki? Ati reka ibyo nabyo nkubwiye atari undi urenze gewe ndi buze kuguhuza na Yesu. Ntabwo ari Yesu. Aha niho naje gusobanukirwa ko nta nindi kumwe nande na Yesu. Ari Eliya. Ati je nitwa Eliya, wasomye kera mu bitabo, none uyu munsi nige turi kumwe. Ati ndakwerekana Elisa nshuti yanjye, nakuyeho iki? Nahaye umugisha, yankuyeho umugisha. Ubwo ngubwo rero na Elisa nawe naje kumubona, nibwo naje kubabwira ati rero mfite ikibazo. None bari abantu ndaba bari arahirya barazamura ibiganza bagenda bona bazenguruka bagira gutya, birabe bishatse kuvuga iki? Arambwira ngo bariya barimo bamanura umwuka wera umanukiye muri mwebwe abahanuzi kugira ngo mubashe kuhanura. Bivuze ngo umuhanuzi wese atabyipapiramo afite inkomoko y'ubuhanuzi aho buturuka. Haleluya. Mbese numva nejejwe n'Imana muri saa sita. Hanyuma rero nibwo naje gusobanukirwa ko abantu nubwo abantu basenga harimo abantu babeshera Imana, harimo n'abatabeshera iki Imana. Noneho nari mfiteho ikibazo abantu bagera muri 4 bakubwaraga ikintu mu gitondo saa 2 saa 8 kikagusohoreraho. Ndabaza atari ko runaka na runaka kuki bakubwira ikintu kigatege gusohoreraho. Ati ngo nkwereke banjyana ahantu hasa nkahitegeye banyereka igiti kirekire. Icyo giti nabonye nigeze kukibona muri Uganda. Hanyuma kandi hari abantu nahuriyeho nimbaze ngo ni bande mbaye nk'ikintu cyagirikare kuko sinakubwira. Hanyuma rero abantu twahuriye muri Uganda hanze aha barakomeye bameze neza, muri kino gihugu cyangwa hanze aha muri iyi si barakomeye.
haba mu Rwanda barakomeye no hanze y'u Rwanda barakomeye kandi ni abakozi b'Imana. Noneho uwo mugabo arambwira ati do ati muri wakira giturere hariya ati atabeshi ni hariya bajya kukura imbaraga ati imbaraga zanjye rero zitandukanye n'izabariye. None niyo mpamvu bavuga ibintu bigahita bisohora. Ati impamvu bavuga ibintu bigahita bisohora, Satani yamanuye ingabo tiriyari magana mwisi zije kurwanya abakozi b'Imana kandi bazakorera mu bitwa abakozi b'Imana n'ubundi muzi mwizera abo benshi bazabayobya mubareba. Mpita ndasobanukirwa. Imana yarambwiye ngo Eliya yarambwiye ngo ati abantu batatu kugiye kubambwiye ni nako mbazi atari koreka ngo urugero rwa hafi ati kuko wowe ntabwo hano uruhame uzasubira mu isi. Ntereka reka ntabwo uzasubirayo. Ati ibyo uvuga ntabwo bizi neza ko uzasubirayo. Ati numara gusubirayo ngo haye amezi 3 umwe azapfa mu kwezi kumwe undi apfe mu kundi kwezi undi apfe mu kundi kwezi. N'ikimenyimenyi ndabanza njye kukwereka abantu bagiye babeshyera data twakoreye aho bicaye. Ngenda ntambagira nibwo naje kubona abapasiteri bamwe bigeze banyobora nk'uwo witwaga Jacques n'undi bitaga Bosco n'undi bitaga Alphonse n'abahanuzi b'inshuti zanjye bamwe narinzi gutya. Harimo umukobwa wavuga ngo iravuze agahita ajya kurara muri hoteli akarakora amafaranga yacuruzaga mito hari umujyi wa Huye. Noneho aza gupfa apfuye twararize ngumuhanuzi ubwo nimanga tutari tuzi twageze gute twararize. Aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Nuko twamuririmbi kuko twatuze ko ijuru yagize gute yaritashye. Ariko Imana ikaba yigeze kumbwira ngo ntukabone umuntu arira umuntu wapfuye ngo abantu bare nawe urire. Urarira se uzi umuntu wapfuye uzagiye he? Kandi koko nabuhe n'ubu nta muntu ushobora gupfa ngo gewe narira. Kabura nubwo twaba turi inshuti bingana iki. Mbabarira mu mutima wanjye bikarangirira aho ngaho kandi mbiva cyane ko nagiye mpura n'ibizazane byinshi n'abantu bapfuye benshi mbareba. Hari ibintu bitapfa kunza umuntu yapfuye ngo ndarize ya. So noneho rero nibwo naje kubaza iriya arambwa ati reka nze nkwereke uri kumbaza ndakwereka. Hari aho nasanze abana bato nibwo naje kumenya ko fazere ya nyuma narengereje nasanze abana batoya barimo babyina desi we barimo babyina uzi kubona abana bato mu ijuru barimo babyina barabyina ukabona ni byiza biraryoshye. Nawe se kuki bano bana bari kubyina bitebo. Ati bano bana bahagarariye abandi bana mu matora agiye atandukanye burya ntimukabona abana baririmba mujye mubitaho cyane. Buri abana n'ubuhanuzi bukomeye butandukanye n'ubundi bwose. Mwirwa mubona hanga abana batoya muri iyi suzubaha abantu aba. Umuntu wa mbere uzubaho umwana muto, umuntu wa kabiri uzubaho umuntu usenga, umuntu wa gatatu uzubaho umuntu wize. Uko byagiye abantu simba kugare batatu bashobora gukubitika we bagakubitika akagera ahantu utabasha no gukandagira wowe no kwareba gutya bahita bagukubita ijisho rikimukira hano rikajya hano iry'iburyo rikajya ibumoso iry'ibumoso rikajya iburyo. Noneho ibyo ndabisobanukirwa ngiye kubona manambwa ati ngwene njye kukwereka abantu ahita afata icyo nakita nka kontake. Urabona ko ufata kontake imodoka kakanda gutya imodoka igahita yikingura bitavunitse arakanda icyo nitaga nk'iki nk'icyo nabonaga mu rukuta nabonye kizamuka nka esaseri. Twamanutse nk'amasaha nk'abiri tujya ikuzimu. Ubwo turi ku munsi wa kangahe wa 4 turamanuka tugera ikuzimu. Tugeze ikuzimu sangaye wa mukobwa wamite Mani ravuze nibuka mbwira umunsi umwe wowe mwaravuganye se twarasenganaga ndamukubwira muzi. Nibuka mbwira arambwira ngo genda igicucu
ngo ndashaka kugaragara ko ndi umukristo cyane ngo kandi ngo nta mahanga muri uru rugendo. Kumbe simenya amasiri cyangwa se mu Kirundi cyo bita amarengarenga. Simenya amarenga ari mancira. Musanze kuzimu ndomirwa. Ntikose. Arandeba. Ngo Felicier yaramenya. Kuko ari n'umupasiteri umwe nyine nawe nasanzeyo. Yari umupasiteri nzi rwose nasenganye nawe. Aracyari pasiteri se cyangwa byaramureba? Yarapfuye ari kuzimu. Namusanze hamwe ati bamwara rero. Uzi ko nagutoje kujya ukora umurimo neza. Ukajya gusengera umuntu nta muntu uciye amafaranga. Ati iyo ngeso ntuzigere uyigira. Ati Musanze kuzimu. Kumbe nawe yari pasiteri. Ariko nubwo yari pasiteri hari Bishop Mitsingi. Yari yaramuyobeye bya hatari. Yari yaranze kumuvaho. Mitsingi niyize? Sinzoga se. Hari pasiteri Mitsingi yari yaranze kumurekura. Hari pasiteri Marari yari yaranze kujya gute? Noneho yari afite umugore mwiza. Nukuri ndabigutuye. Buriya ni nkubwira ngo umuntu ni mwiza. Uzabyumve nk'ukuri. Ni nkubwira ngo uri mwiza nzaba mfite ibintu 8 nagendeyeho. Kuko burasinge mpfa kubwira umuntu ngo ni mwiza. Nimwe we nta mwiza wavuze nanye nyiraho kigira amabinga. Ariko ni nkubwira ngo uri mwiza nzaba mfite ibintu 3 ngendeyeho cyangwa 8. Ariko mu mama nuko umugore yari mwiza yitonda agira gute yakundaga no kudufasha yewe yafashaga ababaye mbese nanjye ndimo yigeze no kumpa amakaye. Noneho rero arangije arambwira ati rero Felicier ati burya navaga kubwiriza ati nava kubwiriza ati nkahita nigira ati ku bandi bagore ati nkajya kwinywera Mitsingi. Rero nicyo cyatumaga ngira ngo uzagende mu rugendo neza ati kuko abahanuzi bo nabonaga baratuyobeye. Ati giye natungwe n'uyu mukobwa narinzi twubahaga cyane singure aho yicaye. Rero ikintu cyantunguye kurenza ibindi byose nasanze ahantu bicaye ari aho hambabaje. Kambabwire abakora satani baragowe. Nasanze bicaye ku ntebe imeze nk'ingi ya plastike y'umweru ariko y'icyuma bazirikiye amaboko inyuma gutya. Noneho kumbe kwitegereza neza mbona munsi ya ntebe harimo igishyitsi cy'umuriro. Nkabona buri muntu wese ari kwigira gutya yinyeganyeza. Pastor arambwira ati dore urupfu twaje gupfa dore nguru. Ati ubutwe twapfuye keshi. Abapfa bapfa rimwe. Ubundi hari gupfa hari kugubama hari no kurimbuka. Rero ntibapfuye baragubamye baranarimbuka. Bisangira gutya abanyeherwa. Umukobwa yambwiye ati buriya navaga kuvuga ngo iravuze nkajya kurana n'ibisore byiza n'ibigabo byiza muri hoteli. Inkoko nziza naraziriye nawe waremeye inzara irakwica ngo hanze go. Nuko rero umukobwa wa Mitimba ndamubonye. Umukobwa rero abanyiramwe ati burya navaga kuvuga ngo iravuze nkajya kwirana n'abasore beza abasore barebare abagabo barebare abagufi inzobe ibikara imibiri yombi bose ndabazi. None rero Felicier wemeye kunamba genda unambe kuri iyi Mana kuko twabonye ko twabeshe ngo turi kuyikorera none dore ibyo tumwe dupfa nabyo. Hanyuma rero nibwo naje kuyibona gutyo ndavuga toke ati mwihangane nta kundi numvaga nta kindi gisubizo mfite. Turongera turazamuka dusubira mu ijuru. Umunsi wa kane hari ahantu bampaye ndaryama. Ahantu naryamye niba ari igitanda sinabonye niba ari igiti cyangwa se ari matera ndyamyeho. Wagarutse mu ijuru cyangwa uri kiri kuzimu n'umuntu? Aho nahise twongeye turazamukana na Eliya. Ya masaha 2. Nanone dukora indi masaha 2 yo kuzamuka. N'amaguru se? Mbese twasaga nk'abazamuka kuri esikariye. Noneho
iba ari sima aba ari amakaro biba ari ibitaka biba ari iki ikuzimu hujya hose kuri ayo makaro mwazamukagaho cyangwa hoye amakaro twazamutseho tugana mu ijuru hari aho twageze nk'uko wava hano ukagera hari kuri cya giti cy'avoka umanuka gutya wari umukara wijimye tsiritsiri uzamuka wari umweru uhereye ruguru y'avoka gato wari umweru paka ari amakaro bo ntabwo nabyitago na amakaro aho naba nkubeshye kuko nabonaga ni umweru nta hantu hatagira ikizinga na gito ntiwasobanukirwa ngo ni iki yivuga ntabwo ubizi nta hantu wabona nimba ari ikarori irifatanye n'irindi cyangwa ari iki ni ahantu umwe haporonje gutya nk'uko aya mapave ashyashye nuko ubwo twagiye barambwira ati ngwino tukwereka uri buryame niwo munsi wa mbere nari ndyamye ubwo hari kwa kangahe ku munsi wa 4 kwa muganga uri muri koma bazi ko ndi hehe ndi muri koma ndarya ahantu nagiye kuryama hari ahantu hahumura amashuka meza atagira ikizinga umva umuhumuro ngewe undeba gutya abantu bajya ngira muri abantu bakamfasha iyo bamfashije ndagenda rimwe na rimwe ngura parufe nguze uyu munsi siyo nongera kugura ubutaha ukunda ka parufe pe nkubeshye se iki cyatumye nkunda se ndangira ngo njyanishe numva parufe numvishe mu ijuru numva niyo dufite mwese aho bihurira parufe zose narazizengurutse nta parufe ni hari n'abacuruzi kazi ngira rwose njya nsengera bakajya ati ati aka gaparufe karakuryohera ejo najya kwenda itakira aka gaparufe karaba keza hanyuma hari n'umuhungu witwe Jide wigeze kunsura yambaye izi parufe ziri kuva he ati izi parufe rero ngiye mba ndimwe numva parufe zihumura zibaho uzi ikintu mbikorera mba ngira ngo numve itandukanizo ry'umuhumuro numvishe nasanze umuhumuro numvishe mwisi nubwo bagira bakagira ibingana iki nibashaka bazacura ubwenge bwabo sayansi bazitereke hasi babikora ibyo bashaka filozofi baziterure bazitereka aho ngaho ntabwo bazafata impumuro numvishe ntabwo bibaho n'iri rimwe niyewe abenjeniyeri bubaka bakagira gute iyi nyubako nabonye muri icyo gihugu nta nyubako ndabona muri iyi si biba na convention nayikandagiyemo ariko ntabwo byubatse kimwe ndangije ndavuga ati rero maze gusobanukirwa Imana ndi gukorera niyo mpamvu ndi gukorera Imana nk'umuntu uzagira gute uzapfisha hanyuma rero mu gitondo nararyamye mu gitondo Eliya aragaruka arandeba ati rero ngwino njya kukwereka wa muntu nakubwiye uzagusezerera amfata akaboko ariko ngarutse inyuma gato bwa mbere ninjya nigeze kubona intebe nziza imena amaso irusa ubwiza iyo saha wambaye ako sinayitaho ngira ngo niyo Eliya yicaraho kumbe mu kugaruka ajya kunyereka wa muntu wanye muri nsezerere yarambwiye ati dore nguriya Kristo noneho nguriya niwe ugiye guhura nawe Yesu Kristo mwenyewe arambwira ati Felisiye bite ni sawa ati nsaba ikintu cyose wumva ushaka nawe uzi ikintu cyambere shaka ati nuko nshaka kwibera hano icyo ntikirimo ati cyo kuba hano aka kanya ntabwo birimo ndashaka gusubira mu isi ahubwo reba n'ibindi usaba byo mu isi nyine maze kumva ko ari we mwenyewe ari we nzira nzira y'ukuri n'ubugingo umwanzuro yafashe nta kintu buhindureho nawe rero Kristo ndakwinye uzandinde gusonza uzandinde kwicwa n'inzara uzandinde kubaho nabi nk'ubuzima nari mbayemo byibuze unyorohereza imisonga ndawe uribuka umuntu wangaburiye isombe bikaba byaratumye nzinuka ku isombe akangabura isombe nkajya nyisinda ubwo nabwo ni ubundi buhamye mana nyakubahwa ndakwinginze papa wanjye ndakwinginze uzandinde kongera kurya isombe ikankubita hasi yatumye nsangira n'ingurube nkakubitwa inshi zo mu matwi buri kugutwi kwanye ntabwo ujya kumva neza iyo ushaka kumva neza ngira gutya ariko ngize gutya ubu kintu cyaca hari ahepfa ari nijoro hepfo iyo nakuvuga ngo hanahaca inyamaswa ni cyangwa umuntu umeze gutya na gutya uku gutwi kwanye ngize gutya nkurura kubikurenza uko nateguka barambitse mwinshi umugore n'umugabo n'abahungu n'abakobwa barambika mwinshi
bakubitamwo kabisa bongizamwo bumva ko babayeho neza, noneho bituma ku gutwi kwaje kutumva neza. Sasa mbwira Imana ntere wa mana we, ndakwinginze uzandinde kongera gukubitwa, uzandinde. Ati ibindi uzabye kuri yese, ndakwinginze uzampe nanjye kurya ku nyama, umpe kuryama mu makaro, umpe kugenda mu modoka, umpe gutwara imodoka, mbese uzampe kuba neza muri iyi si. Nkukorere ariko rwose ndabizi neza, hanyuma uzampe n'urubyaro. Yarambwiye ngo ibyo byose uko binsabye uzabibona, ngo ariko ngo mbiguhaye none aha wahita urengwa. Nzabiguha ariko simbiguhaye none aha wahita urengwa. Arambwira ati rero ibintu byose waboneye hano urasabwa kuzabitanga 2020 kuzageza 2023, uzahita ufungiraho. Abazaba barumvishe bazaba barumvishe. Sawa, iri tegeko mpawe. Arangije arambwira ati mva ikintu ugiye kumbwira abantu bari muri iyi si, nacyo kintu ngiye gusorezaho. Ugende bambwirira ibintu ibi bitatu. Icyambere bagire kwihana 3 ku munsi. Kwihana 3 ku munsi bishatse kuvuga ngo ya kubabarira 3 ku munsi. Sori gatoya. Bagire kwihana inshuro 30. bababarire 3 bihane 30 ku munsi. Umubare numwe. 3 kubabarira 3 ku munsi, kwihana inshuro 30 ku munsi. Ati se bazihana bate? Bazayabahora umuntu bahora bana. Yesu yambwiye ngo bagende babwire abantu bareke inzika, abantu bareke inzangano, abantu bareke ishari, abantu bareke kwiba, abantu bareke kwicana, abantu bareke kuruga, abantu bareke kwifuza abagore batari ababo. Kandi ugende babwire ko jyewe nitwa ndiho nzahoraho iteka, nabanye nabo igihe kirekire na n'ubu ndacyari kumwe nabo. Kandi babwire ko mwabonanye nawe ubwo utabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Kandi koko arakomeye. Arambwira nari ndwaye indwara sinjya ntinya kuyivuga y'uburemba, ariko mu byo ntarinze. Arambwira ati ryama kuri ka gatanda maze nkuvure direct. Mbere yuko ndakura. Ati garama, ndagarama, maze kugarama afata hano, afata na hano, aratuga ngiye kumva ngo mbone ikiziriko cy'inyabune kigwe nkariya. Mu myaka 20 hafi n'irindwi nari maze nabaho nari ntariroteraho. Noneho uzigeneroteyo byarantunguye, nahise njya kwivuza. Barambwira ati reka baransetsa abaganga, umuganga nabibwiye na n'ubu iyo duhuye araseka. Nejo bundi 2017 nararyamye ngiye kubona mbana niroteyo, njya kwivuza njyabona uburwayi nagize. Mbibabwiye baravuga ati reka da. Rero ndagiye mbatangarize ko Imana iravura. Kristo twakurikiye n'uvura n'ukora byose. Rero Imana ibaho umugisha nubwo mwaduhaye ikiganiro cyo ku Mpanuro TV. Siko yitwa? Imana ibaho umugisha. Ariko wabashaka umusengera, wabashaka ubufasha kuri je, yampamagara kuri 078 078 469 abakoresha Tigo ni 072 7 32 69 63 ni 078 98 469 58 072 7 32 69 63. Abakobwa turabasengera bakabona baragumiwe bakabona abagabo, n'abasore turabasengera baragumiwe bakabona abagore. Ababuze urubyaro
turabasengera Imana ikagira uko ibigenza, nta kiguzi ntaki biwe ngo mpa 50 njye ku musozi oya, uzaze n'amaboko yawe gusa, uzana umutima wawe niwe usabye, ubundi tugusengera Imana ikugire neza, Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Tubashimire cyane rero mwese mwabanye natwe, ngire ngo yari umwanya munini dufashe isaha n'iminota irenga myinshi cyane, ngire ngo mwabanye natwe wagikurikiye kino kiganiro, nkubwire ngo komeze kugira ibihe byiza. Rero Felicien twifuriza umugisha, Imana ikomeze kugirira neza, ngire ngo habwirwa besha kumva beneyo, wahawe imyaka 3 wahawe imyaka 3 yo gutanga buno butumwa, ngire ngo turi muri 2021 haciyemo umwaka, hasigaye indi myaka 2, ngire ngo ugomba kuba mu byukuri wagombye gutanga buno butumwa. Rero nkawe wadutije no mwanya, ngire ngo buno butumwa ushaka kubusangiza abandi, ariko mukomeze kumuhamagara mu buryo bugiye butandukanye, akeneye ko mumuba hafi, akeneye ko mukomeza kubana nawe kugira ngo arushe kugira abo agomba kubibwira. Na channel yawe yitwa Hatungimana Felicien, ari no Butatu TV, Nyabutatu TV. Yego. Izi zose ni channel za bagukurikira hehe sasa rero? Akira bibwira. Abashaka ivuga butumwa cyane bajya bankurikirana kuri Hatungimana Felicien. Ariko abashaka kureba kuko njya nkina filime nyarwanda, iyo abantu bashaka kuntera inkunga, abashaka kuma support, bajya kuri Ubutatu TV, Nyabutatu TV, bagakora subscribe. Abandi bashaka kunganiriza byimbitse bampamagare, kuko kuwa gatandatu mba nimwe nakira ibyifuzo by'abantu, bamwe baza mu rugo, abandi kuri telefone, mba mpari rero nta kibazo. Nk'abandi umuhanzi burandi n'umuhanzi, mfite n'indirimbo zanjye nasohoye, ariko byose mbese n'ubuzima, ntabwo ndabona support ifatika. Waba ashaka kuntera inkunga nawe rwose karibu nikaze, nimero niriya. Imana ibaho umugisha. Rero namwe se mwadukurikiye mukomeze no kubana natwe, ngire ngo mbifurize ibihe byiza. Iyo subscribe muyimuhereze kuri Ubutatu Nyabutatu TV, Hatungimana Felicien. Hatungimana Felicien mubyandike muri search engine ya YouTube kugira ngo mubashe kureba ibyerekeranye n'izo channels babwiye. Ngire ngo ni Impanuro TV rero mwe usagiza abandi, turabakunda cyane kandi tuzahorana namwe ibihe byose bigiye bitandukanye. Rero Imana ikomeze kubarinda muri hose, kandi ubwo butumwa nibo bamasigara cyicaro mu bujyane, kandi mwibuke kubabarira 3, kwihana 30 ku munsi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.